abasuhuje Baritazari Emeline Yampano ndetse n'abandi basitari bagiye batandukanye abayobozi b'ibihugu ndetse n'abasoma ijambo ry'Imana. Ni kenshi twumva ubuzima bwabo kuri social media kuko niyo si tubayemo none. Muri iki gihe cya tekinoloji, imbuga nkoranyambaga zabaye umwanya abantu basangiza mu buzima bwabo bwite, ibyishimo, ibikomeye ndetse n'amabanga yabo bwite. Narcissistic personality disorder, low self esteem ndetse abasuhuje Baritazari Emeline Yampano ndetse n'abandi basitari bagiye batandukanye abayobozi b'ibihugu ndetse n'abasoma ijambo ry'Imana. Ni kenshi twumva ubuzima bwabo kuri social media kuko niyo si tubayemo none. Muri iki gihe cya tekinoloji, imbuga nkoranyambaga zabaye umwanya abantu basangiza mu buzima bwabo bwite, ibyishimo, ibikomeye ndetse n'amabanga yabo bwite. Narcissistic personality disorder, low self esteem ndetse no kuba imbata ya social media cyane bizwi nka social media addiction, zose ni indwara zikomeye umuntu ashobora kuba yahura nazo. Wafashwe n'izi ndwara ashobora kutagira feri cyangwa se ntabashe kuba yatekereza kabiri mbere yo kugira icyo atangaza ku mbuga nkoranyambaga. Ndagusaba ngo ubane natwe kuva kino kiganiro gitangiye kugeza kirangiye kuko aribwo wunguka ubumenyi bwinshi bugiye bitandukanye. Iyi ni inkuru nyayo ndetse n'urugero rw'Imana. Ikaze kuri mwese. Narcissistic personality disorder ni kimwe mu burwayi bwo mu mutwe bufatwa nko kwiyemera gukabije, grandiose sense of self importance. Kuri ubu burwayi uyirwaye aba yumva ko ari w'igiciro cyane, akabya mu kuvuga ibyo yagezeho kandi agateganya ko bose bamufata neza, cyangwa se nk'umuntu ufite ububasha bukomeye. Nubwo nta bigwi yaba afite cyangwa se ntacyo yagezeho, ariko yumva ko ari umuntu ukomeye cyane w'igiciro kandi ukunzwe kurusha abandi bose. Si ibyo gusa kandi kuko iyi ndwara irangwa no kubura impuhwe cyangwa se lack of empathy, aho umuntu aba ashobora kwiyumvisha cyangwa se atanitaye ku buryo abandi bari bumwumvemo cyangwa se bari bumufate namara gushyira ubuzima bwe ku mbuga nkoranyambaga. Tukiri kuri ibi kandi sinabura kukubwira ko low self esteem ari nayo ari indwara ishobora kuba yafatwa nk'uburwayi bwo mu mutwe, aho umuntu asa naho yiyanga, akiyangaho ubwe ndetse akaba yabona ko nta gaciro afite mu bantu ndetse ko ibyo akora nta n'umwitayeho, bigatuma abasha kuba yashyira ubuzima bwe ku mbuga nkoranyambaga. Iki kiganiro gikozwe mu gihe turimo kumva amakuru ya Yampano ibyamubaye muri iyi minsi. Ese nawe yaba yarwaye iyi ndwara? Aha simbizi ahangaha. Ikindi ni ukuba imbata y'imbuga nkoranyambaga, social media addiction. Ni imikoreshereze irenze urugero no ku gahato, compulsive use ku mbuga nkoranyambaga nka Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, YouTube ndetse n'izindi, ku buryo bitangira kugira ingaruka mu mibereho ya buri munsi y'umuntu, mu mubano n'abandi, imirimo ye cyangwa amasomo ye ndetse n'ubuzima bwe bwite, yewe budasize n'ubwo mu mutwe. Reka njye ncumbikira ngaha, tuzakomeza ubutaha. Ciao ciao, mugire ibihe byiza. Shalom.